Iyi ni inkuru yatangaje abantu benshi ndetse abanyabugeni bayikozeho ibishushanyo byinshi, ariko icyamamaye cyane ni tableau bise Charité Romaine cyangwa Roman Charity. Iyi nkuru mu myaka ya vuba mu gihugu cy'Ubwongereza hari abo yongereye akanyabugabo inspiration, maze umukobwa wa Tim Brown afata icyemezo cyo kureka konsa umwana we, nuko ahitamo guha ayo mashereka papa we wari ufite uburwayi bw'umwijima. Aya mashereka buri gitondo yayavangaga n'ibikomoka ku bigori nk'uko yari yarabyigishijwe. Uyu mukobwa w'igitangaza yitwa Georgia, wari ufite imyaka 27, kandi iki gikorwa cye cy'ubutwari nyuma y'ukwezi kumwe cyari gitanze umusaruro. Ariko iyi ni inkuru yaje ikurikira indi ya kera cyane, aho umugabo yarokotse urupfu kubera konka amabere y'umukobwa we ubwo yari ari muri gereza. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, tujye kubagezaho inkuru yamamaye cyane ivuga ibigwi by'umukobwa udasanzwe. Yanditsweho ibitabo byinshi, yahimbiwe ibisigo, yakorewe ibishushanyo byinshi kandi byahawe agaciro cyane, ndetse yakozweho n'amafilime menshi cyane. Hari nk'iyamamaye cyane mu rurimi rw'Igitaliyani yitwa Carita Romana. Uwo mukobwa nta wundi ni umunyabigwi witwa Pello, Abataliyani bamwita Pella, umukobwa wa Simon Milconi. Umwanditsi w'ibitabo w'icyamamare witwa Jutta Gisela Sperling mu mwaka w'1666 yakoze inkuru yakoze benshi ku mutima, aho yabazaga ikibazo ati: tugendeye ku nkuru ya Simon n'umukobwa we Pello, hagati y'amategeko n'ubugiraneza wahitamo iki? Uwo munyabugeni yashyize igishushanyo kinini ahitwa i Naples. Icyo gishushanyo cyari kiriho umukobwa uri guha ibere umugabo w'ubwanwa bwinshi wari uri imbere ya grillage muri kasho cyangwa wari ufunzwe. Hari n'undi munyamateka ukomeye witwa Valère Maxime, yabanditseho l'histoire des faits et dit mémorable de Valère Maxime. Muti byagenze bite? Uyu Simon yari umugereki, aza gukatirwa igihano cyo gupfa yicishijwe inzara n'inyota. Umukobwa we witwa Pella yafashe umwanya munini wo kubitekerezaho no gukora ubushakashatsi bwose bushoboka kugira ngo arokore ubuzima bwa se. Kandi abagiye bamwandikaho inkuru bagaragaje ko ubushakashatsi bwe bwagejeje benshi ku musaruro kuko hari ababugendeyeho. Nyuma yaho hari umusore w'impanga wajijishije abacungagereza, noneho agiye gusura iyo mpanga ye yahoraga irwaragurika muri gereza arayigurana, nuko impanga irataha, we asigara akora uburoko mu mwanya we. Hari kandi abagendera kuri iyo nkuru ya Simon na Pella bakayihuza n'umutagatifu Maximilian Kolbe, yari umupadiri ukomoka muri Pologne. Yarafashwe ajyanwa gufungwa muri Nyakanga 1941 mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Aho yari afungiye havamo umwe aratoroka. Uwari umukuru w'iyo gereza witwa Karl Fritzsche atanga itangazo ryo kwica imfungwa 10 kugira ngo atere ubwoba abasigaye ngo nabo batazagerageza gutoroka. Noneho umwe mu bo bari bajyanye kwica aratakamba ati: mumvukije abana 2 bato, ati umugore wanjye mugiye kumugira umupfakazi. Nukuri ya mupadiri nawe wari ufunganye nawe ati: nimumureke munjyane mu mwanya we. Nuko baramujyana n'abandi 9, babicisha inzara n'inyota mu gihe cy'ibyumweru 2, bose bari bamaze gupfa. Hasigaye gusa Maximilian Kolbe n'abandi 3. Nuko witwa Dr. Hans Bock abatera urushinge rw'ingusho bitaba Imana hari kuwa 14 z'ukwa 8 1941. Tugarutse ku nkuru ya Pella n'umubyeyi we Simon, bamukatiye igihano cyo gupfa yicishijwe inzara n'inyota. Pella wari ufite umwana ukiri ku ibere ajya ku bacungagereza arababaza ati: ko data bamukatiye igihano cyo kwicwa n'inzara, hari ubwo yakatiwe igihano cyo kudasurwa? Abacungagereza baramusubiza bati: hoya. Ati: rero nzajya musura mu gitondo na nimugoroba. Abacungagereza baramusubiza ati: upfa kutagira icyo kunywa cyangwa icyo kurya uzajya umuzanira. Noneho akazajya bikora gutyo, bakabanza kumusaka bakamukuramo imyenda yose ngo barebe ko ntacyo amujyanira. Ariko batangazwa nuko hashize icyumweru 1, 2 babona umusaza adahinduka. Mu nkuru tumaze kubagezaho ya Padiri Maximilian Kolbe,
mwumvise ko abo bari kumwe bamaze ibyumweru 2 bashinyagurirwa, bicishwa inzara n'inyota. 6 muri bo bakitaba Imana. Uyu Simoni we bagiye kubona babona ibyumweru 3 birihiritse ntacyo abaye. Ukwezi kurashira, ariko umukobwa we Pera akamusura mu gitondo na nimugoroba, kuko nta gihano cyo kudasurwa yari yakatiwe. Yari yakatiwe igihano cyo kwicishwa inzara gusa. Nuko abacungagereza barambiwe gucunga iyo mfungwa yanze gupfa, bigira inama yo kuzajya bacunga Pera igihe yaje gusura se. Nuko umunsi umwe bagiye kubona bavumbura ibanga ryatumaga Simoni aticwa n'inzara. Umukobwa yaragendaga agahagarara inyuma ya grillage, agahereza papa w'ibere akonka, nuko iminsi ikicuma. Ese ubwo murumva byararangiye biti? Abanditsi b'amateka batubwira ko Pera yafashwe akajyanwa mu rukiko, ashinjwa kwigomeka ku byemezo by'inkiko no kutubahiriza amabwiriza ya gereza. Iki nacyo cyari icyaha gikomeye, cyari kigiye kumushyira mu kaga gakomeye. Papa Simoni yarasanzwe ari mu mazi abira kuko yari yakatiwe igihano cy'urupfu, ariko Imana yakoze ibitangaza. Abacamanza bumvise ibyo ushinjwa byose, bumva ni igikorwa cy'ubutwari, bamugira umwere ndetse na papa we baramufungura. Simoni na Pera n'uruhinja bataha banezerewe bitavugwa. Ese ikibazo gigukomereye cyane kurusha ibindi ufite, ubwo koko waratekereje wumva kitagira igisubizo koko? Bitwandikire muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.